bakunzi bacano imbaraga z'ubugingo, mwami Yesu nashimwe cyane. Mbifurije umugisha w'Imana aho muri hose. Mwami Yesu abampera umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga muri Esiteri ibice 9. Intego y'amagambo iravuga ngo umunsi uzagira ububasha ku banzi bawe. Imana rero ibampera umugisha. Nitwa Mukandengoro Laurence, sengera ADEPR ya Gatenga, ndi umukristo waho. Imana ibampera umugisha. Reka rero tubanze dusenga Imana. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Mana nyir'ububasha, nyir'ubutware, nyir'ubushobozi bwose, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, utegeke byose bikumvire. Mana uri Imana y'imbaraga kandi uri data wa twese mwiza ibihe byose. Turi imbere yawe Mana, duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryiza, rirahumanuye rwose, rirejejwe kuko risa n'ukusa kandi rikora mu bumana bwawe. Ariko turasenze kugira ngo twohereze umwuka wera w'Imana, kugira ngo nyakubahwa Imana ibyo dukora byose biri mu butware bwawe no mu bushake bwawe. Kandi ijambo ryawe nyakubahwa Imana uzarigeze ku mitima ya benshi, rizahindure byinshi, rizubaka ubwami bwawe mu Banyarwanda ndetse n'abatuye isi bose nyakubahwa Imana, kugira ngo ubwami bwawe bwubakike mu isi. Turasenze rero kugira ngo mwami dufashwe nawe uyu mwanya, umwuka wera dufashe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo urakoze. Amen. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho turarisanga muri Esiteri ibice 9. Turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Hanyuma turaza no kongera gusimbuka dusome ku murongo wa 20 tugeze kwa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 witwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Mu munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiriraho ububasha, ariko birahinduka Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Nuko Abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Hasuwerusi byose ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye. Maze abatware b'ibihugu byose n'ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe n'abakoraga imirimo y'umwami batabara Abayuda kuko Moridekayi yari yabateye ubwoba. Imana yacu ishimwe. Ariko ku murongo wa 4 haravuga ngo Moridekayi uwo yari akomeye mu rugo rw'umwami, yamamara mu bihugu byose kandi yajyaga arushaho gukomera. Imana yacu nishimwe cyane. Reka twongere dusome ku murongo wa 20 tugere ku wa 23. Haravuga ngo hanyuma Moridekayi yandika ibyo abyoherereza Abayuda bose bo mu bihugu by'umwami Hasuwerusi byose, aba hafi n'abakure, abategeka ko ku munsi wa 14 n'uwa 15 w'ukwezi kwa Adari bayigira iminsi mikuru uko umwaka utashye, kuko iyo minsi ari y'Abayuda baruhukiyemo abanzi babo, kandi uko kwezi akaba ariko kwababereye uko umunezero mu cyimbo cy'umubabaro, hakabaho umunsi mwiza mu cyimbo cyo kwirabura. Kandi abategeka ko bayigira iminsi yo gusangiriraho no kunezerwa, bagahana amafunguro, bagaha abakene impano. Nuko Abayuda basezerana yuko bazajya babigenza nk'uko babitangiye kandi nk'uko Moridekayi yabandikiye. Imana yacu ishimwe. Amena. Uyu rero ni umunsi tugiye kuganira ku magambo, n'amagambo meza kandi y'ubwenge, n'amagambo akomeye
iyo umuntu atasomye neza iki gice iki gitabo cya Esiteri ntabwo apfa kubisobanukirwa, ariko hamwe n'umwuka wera aradufasha kandi birabatera kugira ngo mumenye izi nkuru neza uko zikurikirana. Birabatera gusoma iki gice cya Esiteri cyose kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 9. Wenda nibiba ngombwa muzanakomeze igitabo cya Esiteri cyose muzagisome, muzarushaho kumva neza ukuntu ishyari tubona uyu munsi ntabwo rije vuba, ryatangiye kuva kera twebwe tutari twabaho, kandi ritangirira ku bantu bakomeye bakora imirimo ikomeye y'ibwami. Ubwo rero iki gice cya 9 cya Esiteri kivuga neza gutabarwa kw'abayuda, uburyo Imana yatabayemo abayuda bibakomereye, uburyo Imana yabanye n'abayuda, yararetse imigambi y'abagome irakorwa, irapangwa rwose, irabirebera ariko ibicungira hafi, iyo isevinga cyangwa se izigama ubuzima n'ubugingo bw'abarengana aribwo bwoko bw'abayuda. Rero dusomyemo amagambo akomeye avuga ngo kuri uwo munsi w'uko kwezi, ngo wari umunsi abayuda bari bugirirwe nabi, bari bwicwe biturutse ku mugabo witwa Hamani. Hamani yari umunyarugo w'ibwami, yari we wagenaga iby'ibwami, yari we wari ukomeye ibwami. Hanyuma uyu mugabo Morodekayi we akaba umugabo Bibiliya iratubwira ngo yabaga ku irembo ry'ibwami. Ni ukuvuga ngo we yabaga twamwita ko wenda yari nk'umugadi, yari cyangwa se umuzamu. Bibiliya iravuga ngo yabaga ku irembo ry'ibwami. Ubwo abantu bakora ku marembo y'ibwami muzi amazina yabo, ariko aba bantu murumva ko harimo intera itandukanye cyane. Umwe yari umunyarugo, yari ashinzwe ibibera ibwami byose, yari ashinzwe ibiganiro, yari ashinzwe ibihakorerwa, imirimo yose y'ibwami yari ayishinzwe. Uyu rero Hamani yari akomeye kuri Morodekayi cyane. Morodekayi yari munsi y'ububasha n'amategeko n'amabwiriza bya Hamani. Hamani rero nawe urumva ko yari ari ibwami neza, urumva yari ari munsi y'umwami. Hagati ya Hamani n'umwami nta wundi muntu wari urimo, ariko umwuka w'ishyari uza muri Hamani, umwuka wo kwifuza, umwuka w'inzangano, umwuka w'ubwicanyi, umwuka wa gahini uza muri Hamani. Hamani akoranirwamo n'imyuka mibi y'ubugome bwose, imutera kuva muri cya cyubahiro cye, imuzana kurwanya umuntu cyangwa se abantu basaga naho bacishijwe bugufi muri icyo gihugu. Kubera ko iki gihugu cyabagamo ibigirwamana byinshi, wasangaga abayuda basa naho babangamye cyane, bigatuma kandi bakaba aribo bakeya, byatumaga rero basa naho nta jambo bafite muri icyo gihugu. Hanyuma rero umunsi umwe ngo Imana igirira neza Morodekayi, amenya neza ko umwami agiye kugambanirwa, agiye kwicwa. Ntabwo tujya kuvuga ngo ubwami, ntabwo tujya kuvuga ngo abari bagiye kwica umwami nabahe, ariko amakuru dufite cyangwa se nge nabashije gusoma nuko ikintu Imana yari ikintu cyari cyarazanye Morodekayi ku marembo y'ibwami, harimo no kugira ngo azarokore umwami, no kugira ngo azarokore n'abayuda muri rusange. Hanyuma rero ngo igihe kimwe Morodekayi aza kuburira umwami ko agiye kwicwa. Mu kumuburira birangiriraho, ariko kuko nta kintu kibera ibwami nticyandikwe mu gitabo cy'ubucurabwenge, ibyo birandikwa ko Morodekayi
yaburiye umwami ko bagiye kumwica. Hanyuma birandikwa, biraceceka, igitabo bakijyana mu bubiko. Morodekayi asigara ku irembo, akomeza kuba uwo ku irembo. Ariko igihe kimwe Imana iza guteza nko kutumvira ku mugore w'umwami witwa Vashiti. Yanga kujya mu birori umwami yamutumiyemo. Hanyuma umwami aramusenda. Habaho kugira ngo umwami bamushakira undi mugore wasimbura Vashiti. Muri icyo gihe rero nibwo Morodekayi nawe yibutse umwana w'umuyudakazi witwa Esiteri, nawe aramuzana mu bakobwa bagombaga gutegurwa kuba basimbura Vashiti. Imana rero igirira neza ubu bwoko bw'abayuda biciye kuri Morodekayi na Esiteri. Ubwo rero umwana w'umukobwa baramuzana, bamushyira mu bandi bakobwa bagomba gutegurwa kugira ngo bazatoranywemo uzaba umugore w'umwami. Ngo umunsi rero wo gutoranwa kwa Esiteri, ngo umwami amutunga inkoni. Niko Bibiliya itubwira ngo umwami amutunga inkoni. Esiteri ako kanya ahita arobanurwa kuko umwami yamutunze inkoni, aba umwamikazi. Ubwo babaye abayuda babiri, umwe abaye umugore w'umwami, undi ni umugadi hariya ku irembo arakicaye ku ntebe y'ibwami. Urumva ko Imana yo yari izi umugambi w'ibizaba hanyuma ku bayuda. Hanyuma Imana itoranya abo bantu babiri bonyine, ibazana ibwami kugira ngo hajye hamenyekana imigambi y'ababisha babo hakiri kare. Uyu rero Morodekayi aguma ku irembo, Esiteri aba umwamikazi. Ariko mu gihe runaka wa mwuka nababwiye mubi wa Kayini w'ishyari, gukubita kudeta umwami, turaza kubyumva, uza kuri wa mugabo wari waragiriwe icyizere, aba umunyarugo ibwami witwa Hamani. Ngo nuko ubwo bugome bwose bumaze kumwuzura, habaho ko umwami abura ibitotsi. Umwami abura ibitotsi, ananirwa gusinzira. Baramubyinira, baramucurangira, bavuga imyato, bakora ibintu byose, umwami yanga gusinzira. Hari ikintu cyari kigiye kuba mu gihugu cye kidasanzwe, hari ikintu cyari kigiye kumubaho kidasanzwe. Imana imutera kubura ibitotsi. Ibintu byose byanezezaga umwami bigatuma asinzira neza birakorwa, ariko biranga. Hanyuma noneho ngo aza kuvuga ati igisigaye noneho nimunzanire igitabo cy'ubucurabwenge nsome. Yinjira muri library yiwe arasoma. Aza kugera ahantu rero handitse ko umuntu Morodekayi yaburiye umwami ko bagiye kumwica. Aravuga ati ariko uyu muntu waburiye umwami hari icyo mwigeze mumugenera? Ariko icyo gihe Hamani ngo yari yagiye iwe ntiyari ahari. Ubwo umwami yaburaga ibitotsi, ntabwo Hamani uyu nguyu w'umunyarugo we ntabwo yari ahari. Imana ijya yigizayo ababisha bacu kugira ngo Imana ipange umupango w'uburyo idutabara. Igihe batera agahugi, nuko imutera agahugi, imutera gukumbura urugo rwe, aragenda. Ariko uwo munsi umwami abura ibitotsi, abura umwanya wo gusoma igitabo cy'ubucurabwenge. Abona ko hari umugabo wigeze kumuburira, bituma nawe aticwa. Arangije arabaza ati mbese hari undi muntu waba uyu muntu waburiye umwami hari icyo mwaba mwaramugeneye? Abandi bati nta gihari, ni Morodekayi aracyari ku irembo, yakuburiye yicaye ku irembo, n'ubu niwe akicaye. Umwami ati munzanire Hamani, mumamagarize Hamani agaruke azi. Hamani abaza umugore ati se ko umwami antumije iminsi yagitarangiye? Ati umwami aranshakira iki? Umugore aramubwira ati mu byo gushakira rero nagira icyo agusaba, ugende usabe ko
wikize uriya Morodekayi wo ku irembo, usabe ko abayuda bose usabe Morodekayi, muri make usabe ubwoko bw'abayuda. Ubwo impamvu umugore yaramugiriye inama, urumva ko yari yarabonye ko ikibujije amahoro umugabo we ari ubwoko bw'abayuda kandi bukuriwe na Morodekayi. Noneho araza, aza yishima, ageze imbere y'umwami aramubaza ati Hamani, uwo umwami akunze kubaha bajya bamugenza bati? Hamani ahita yibuka ya nama umugore yamugiriye, yibuka na bya bindi byari bimuri mu mutima. Ariko ikintu cyantangaje, Hamani ntabwo yahise afikisa neza ngo asabe Morodekayi, ahubwo yahise yumva ko agomba gukubita kudeta umwami. Aramubwira ngo uwo umwami akunze kubaha dore uko bajya bamugenza, ngo bafate imyambaro myiza y'umwami ngo bayimwambike, ngo bafate inkoni y'umwami bayimuhe, ngo bafate ifarashi y'umwami yagendagaho ngo bayimushyireho, ngo hanyuma ngo bafate n'impeta y'umwami yambaraga bayimuhe, ngo hanyuma ngo noneho ya farashi ngo imutambagize mu murwa wose w'Ishushani, ngo bazane abantu bagende baririmba ngo umwami akunze kubaha dore uko bajya bamugenza. Nuko Hamani ahita yiyimika, ako kanya ariyimika, ariko ntiyarazi icyo umwami atekereza. Nuko umwami aramubwira ati noneho ibyo uvuze hatavuyemo na kimwe, genda ubikorere Morodekayi umuyuda wo ku irembo. Imana ishimwe. Arababara cyane, ariko aragenda arabikora kuko umwami yarabitegetse. Aho rero niho kuri uyu munsi wa 15 w'ukwezi kwa 12 witwa Adari, itegeko ry'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana ishimwe. Nuko bahita bagenda bambika Morodekayi ya myenda yose, cya cyubahiro cyose, barangije ngo bamushyira ku ifarashi y'umwami. Ahubwo umwami yategetse Morodekayi, yategetse Hamani, aramubwira ngo Hamani ngo abane uzengurutsa Morodekayi mu murwa w'Ishushani, ngo ugende uririmba uvuga ngo dore umwami akunze kubaha dore ko bajya bamugenza. Imana ishimwe. Uyu Hamani yari yacukuye urwobo rwo gutabamo Morodekayi, yari rwo kuzatabamo abayuda, yari yamanitse igiti mu gikari ngo bazamanikaho Morodekayi. Ariko Imana ni nziza, ijya imenya inzobo n'ibiti batumanikiye ikabitesha agaciro abanzi bacu akaba aribo babijyaho. Ngo nuko uwo munsi rero bibwiraga ko noneho hari bwo bagiye kugira ububasha ku bayuda, ariko uwo munsi birahinduka ngo Imana ngo nuko abayuda baribo bagira ububasha ku banzi babo. Hari umunsi umwe, hari igitondo kimwe nawe uzagira ububasha ku banzi bawe. Uyu Satani araturwanya, akaduhiga, akaducukurira ibyobo, akatumanikira ibiti, agatangaza amatangazo hirya no hino yuko bitazashoboka yuko dufite. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko Imana yatabaye abayuda bakagira ububasha ku banzi babo. Ndagira ngo ngutangarize ngo nawe nuba mu murongo mwiza ukajya ukora ikintu kizatuma ijuru ubwaryo rifata umwanzuro rikabona icyo rikwibukiraho ku murimo mwiza wakoze, ngo bizajya bituma umwami Imana nyir'ububasha ibura ibitotsi yohereza abamarayika baguha imbaraga, bakurwanirire, ugire ububasha ku banzi bawe. Imana yacu ishimwe. Ukomere rero, hari umunsi uzagira ububasha ku banzi bawe, nubwo uyu munsi ubona nta mbaraga. Morodekayi nawe yicaye ku marembo y'ibwami, ntabwo yari azi yuko azatabarwa. Hari imigambi yari n'umucirwa rwihishwa, hari uwo munsi ntiyari anayizi. Ariko kubera gusenga yari yicaranye hariya, ijambo ry'Imana yari yicaranye gusenga, yari yicaranye umwuka wera w'Imana, yarahababariye hariya kuri hariya marembo y'ibwami, yarahasuzuguriwe, arahatukirwa, izuba rirahamukubitira, imvura yagwa ikamunyagira. Ariko
ariko akicarana kuri aya marembo y'ibwami, akahicarana cyangwa se akahahagararana ijambo ry'Imana, ihumure ry'Imana, akahagarara asenga, akahakorera asenga, ahamagara ijuru. Yo Mana we, ngo nuko Imana we akagaragara nk'usuzugura aho ngaho, ariko Imana yo imubona nk'umuntu uzabeshaho cyangwa se uzakirisha, Imana izakirisha amahanga menshi agacira kubwe. Imana yacu ishimwe. Yari izi ko Morodekayi na Esiteri bazakora iby'ubutwari mu gihe gikwiye. Nuko rero ngo icyo gihe ngo abanzi babo bahita bahinduka ubusa. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo ako kanya ngo bahita bagira ububasha ku banzi babo, ngo ndetse babicisha inkota, ngo mu bihugu byose 120 byarengaga 120 by'umwami Hasuwerusi, ngo hose iryo tegeko riramamara, ngo nta muntu n'umwe wabashaga guhagarara imbere ya Morodekayi, kuko ngo Imana yari yamuhaye igitinyiro, ngo abantu bose bari bamutinye, babonye imbaraga z'Imana, babonye ukuntu Imana imushyigikiye, babonye ukuntu Imana imuhagurukije, babonye ukuntu igihugu cyose n'umwami amushyigikiye. Ngo nuko bagira ubwoba, ahubwo noneho mu kumutinya ngo bahitamo kuza kumutabara, ngo batabarana nawe. Ngo nuko abanzi babo bose babicisha inkota muri icyo gihugu cyose. Ako kanya umunsi wari uwo gupfa, umunsi wari uwo kurimbuka kw'Abayuda, umunsi wari uwo kusibangana kw'amateka y'Abayuda, uwo munsi wo guhora inzigo. Uwiteka ahora inzigo. uwo munsi Abayuda bagize ububasha ku banzi babo. Imana yacu ni ishimwe kandi habwa icyubahiro. Hari umunsi umwe uzabyukana imbaraga zishima hejuru y'umubabaro. Hari umunsi umwe uzabyukana byishima hejuru y'agahinda. Hari umunsi umwe uzahanagurwa amarira ku maso. Hari umunsi umwe ibitwenge bizishima hejuru y'amarira. Imana yacu ni ishimwe cyane. Imana iratuzi. Mureke dukomeze dushikame dusenge, dukora imirimo myiza yo gukiranuka bizatuma Imana ibumbura igitabo ikavuga ngo uyu muntu namubonye ajya gusura umurwayi, uyu muntu namubonye asengera abantu, uyu muntu namubonye atura icya-10 n'amaturo, uyu muntu namubonye akiza amakimbirane, uyu muntu namubonye yifuriza ibyiza abandi, uyu muntu namubonye asengera igihugu. Mbese ibikorwa byiza namubonye ajya kurepeta, namubonye ajya kwamamaza ubutumwa bwiza. Iyi mirimo dukora igaragara nkaho nta nyungu ifite, ariko ifite inyungu. Ni intwari ikomeye, bizatuma umwami Imana adutabara. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo uwo munsi ngo azarambura igitabo cy'urwibutso ngo rw'imirimo, ngo azarambura igitabo cy'imirimo, ngo maze anyibuke, maze andengere. Imana yacu ishimwe. Ku murongo wa 20 haravuga ngo hanyuma Morodekayi yandika ibyo, abyoherereza Abayuda bose bo mu bihugu by'umwami Hasuwerusi byose, aba hafi n'abakure. Ibintu byakozwe, inama mbi z'ikuzimu zikorwa rwihishwa, ariko iyi Imana itabaye, iyi Imana igutabaye, aba hafi n'abakure bamenya gukora kwisumba byose, bamenya ko watabawe. Imana y'ubwayo irabitangaza, ikabimenyekanisha kuboroheje n'abakomeye, ku bakuzi n'abatakuzi. Iyo Imana igukijije biramenyekana. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo kuko ikorera muri bo ari inyembaraga, ngo irakiza ikabigaragaza. Imana ishimwe. Ntibigaragariza aba hafi, ntibigaragariza abakwegere, ibigaragariza ngo abakure n'aba hafi. Imana ishimwe. Imana yacu iratabara kandi ikabimenyekanisha, bikamenyekana mu boroheje no mu bakomeye. Ngo abategeka ko umunsi wa 14 n'uwa 15 w'ukwezi kwa Adari bayigira iminsi mikuru uko umwaka utashye. Tujya tugira buriya umuntu
tujya dupfusha abantu cyangwa se tujya dupfusha abantu, ariko iyo wapfushije umuntu wawe wa hafi cya gihe mwamushyinguriyeho, iyo kigeze uramwibuka, iyo kigezeho uramwibuka, ukaba wafata amasengesho. Bamwe bajya gusaba misa yo gusenga ari kugira ngo iyi misa cyangwa se iri sengesho ryongere rigukomeze mu mutima, ariko habaho kwibuka abantu babo. Abandi bagafata indabo bakajyana kwibuka umuntu wabo aho bamushyinguye. Ntekereza ko rero aba bayuda bo iyo bapfa bari gupfa bagashira, nta n'umuntu wari kubibuka, nta muntu wari kubibuka rwose. Ntekereza ko yari jenoside mbi yari iteguwe, nta muntu wari kubibuka, nta wari gusigara ngo bazajye nibura babibuka. Ariko Imana yabo igira gute? Ibaha ibyishimo ku munsi w'umubabaro, ngo wa munsi bari buzapfireho, wa munsi Hamani yari yateguye ko abayuda bose bari burimbuke bagashira mu bihugu byose bya Asuwerusi. Uwo munsi none Moridekayi aravuga ati uyu munsi n'ubundi twari buzapfireho, nta wari buzasigare wo kujya twibuka. Noneho reka uyu munsi tuwugire umunsi w'ibirori, reka iyi minsi uko ari tuyigire iminsi y'ibirori, tuyigire iminsi y'ibyishimo, tuyigire iminsi yo gusangiraho. Mbese mu gihugu cyose, mu bihugu byose by'umwami Asuwerusi hazajya habaho iyi minsi yo kwibuka ko Imana yadukijije urupfu rukomeye, ariko noneho dukora igikorwa cyiza, dukora igikorwa cy'urukundo, dukora ubusabane, dusangira, twongera kwibuka ubumwe dufitanye, twongera kwibuka isano dufitanye, twongera kwibuka ko Imana yadukijije, twongera kwibuka umunsi twari bwibagiraneho. Uyu munsi none tuzawukoremo igikorwa cyiza cyo gusangira, kandi tugaburire n'abakene muri twebwe. Twambuke tunagaburire n'abandi muri ibyo bihugu, harimo abakene benshi, ariko turebe abakene tubagaburire, dukoremo ikindi gikorwa kizatuma Imana izajya ihora itwibuka. Uyu munsi w'umunsi wo gushimiramo Imana, uyu munsi w'umunsi wo kugaburira abakene, uyu munsi wo gusangira, twongere guhura, mbese ubundi iyo abana bava inda imwe, ubundi ikintu kiranga abavandimwe ni uko basangirira hamwe, ni uko baba mu nzu imwe, ni uko barya bimwe, bakanywa bimwe, biteguye kimwe. Mu rugo rw'umuntu burya usanga bariye kimwe. Bano bantu rero basangiye ibibi n'ibyiza, ubundi aba ari umugozi witwa urukundo ubafatanije. Aba bantu kubatandukanya iyo bagiyemo akenshi urahagwa. Niyo mpamvu Hamani yagombaga kubagwamo, ni uko yari ashatse guca ubumwe abayuda bafitanye, nuko yashakaga guca isano bafitanye, nuko yashakaga kubarimbura. Ngo nuko rero kugira ngo bwa bumwe bwabo butazatatana, kugira ngo za mbaraga zabo zitazatatana, kugira ngo atazavamo abagwa bagasubira inyuma, kugira ngo hatazagira binjiza ikibi cyangwa n'amaso y'Uwiteka muri bo kikabazanira umuvumo, mujye mureka duhure dusangire, tube umunsi w'ibyishimo, kandi dukoremo n'igikorwa cyo kugaburira abakene. Hanyuma noneho uwo munsi ngo tuzajye tunahana n'impano. Iyo ukunda umuntu umuha impano, kumubwira ngo ndacyagukunda, ndacyari kumwe nawe, ndacyakwifuriza ibyiza. Haleluya! Ni ukuri abana b'Imana dukwiriye kugira urukundo rugaragara mu maso yacu, tugahana impano, tugasangirira ijambo, tugasangira ibiryo by'umwuka, ndetse tukanasangira n'ibiryo bisanzwe. Niyo mpamvu akenshi itorero rya Gikristo rigira umunsi w'umusangiro, hakabaho ameza y'umwami. Abana barerewe muri urwo rusengero cyangwa se urugingo rw'iryo torero bagomba guhurira ku meza y'umwami kugira ngo bongere bisuzume, kugira ngo bashimire umwami Imana ko yabakije urupfu rubi rw'agashinyaguro, kugira ngo bongere
bisuzume barebe niba nta mugayo wabagiyeho, kugira ngo n'iyo foto igere mu ijuru bigaragare ko babana bakiri kumwe. Uko Yesu yaje akatwireherezaho, akatuzana mu nzu y'Imana, akaduhuriza mu murimo w'Imana, ihongere habeho ifoto igaragarira ijuru yuko za ntama Yesu yakusanyije, za ntama Yesu yakuye hirya no hino, babandi yakijije, babandi yavuye indwara z'abadayimoni, babandi yakije amaboko yaranyunyutse, babandi yazuriye abantu n'abo yazuye, babandi yahaye agakiza, babandi yakijije amaboko y'ababisha, babandi yakijije imigambi y'ababi bitabahitana, babandi yazanye arebe ko bakiri mu, kuko Yesu bakiri kumwe, kuko Yesu yaravuze ngo naje n'intama zanjye ubugingo ndetse bwinshi, ngo kandi azabwira umwami, ngo azabwira Imana ngo dore ngo n'ababarijwe ngo ngaba ndabazanye nta ntama n'imwe ibuze. Niyo mpamvu Yesu ngo yajyaga asiga intama 99 akajya gushaka imwe yazimiye, aba ari kugira ngo adatakaza, atagira n'imwe atakaza, kandi Imana izabamubaza. Niyo mpamvu rero iyo umuntu ari mu nshingano nk'ubu Esiteri yaza kuba ibwami agaceceka ntagire icyo akora, na Moridekayi ntibagire icyo bakora, Imana yari kuzababaza impamvu yabajyanye ibwami, kuki ntacyo bakoze. Moridekayi yabwiye Esiteri, aramubwira ati wowe uri ibwami neza, ni wowe ufite ijambo, ni wowe ubasha kugera ku mwami, ubasha gukiza Abayuda, ubibwira umwami. Esiteri kuko wari umuzi cyari igihe atagomba guhuriraho n'umwami, aravuga ati ndabigenza ati ko atari igihe cyanjye cyo kubonana n'umwami, cyo guhura n'umwami, nuko ati ko hari itegeko rigomba kumpana igihe mpuye n'umwami, igihe nihaye gusanga umwami kandi atari igihe cyanjye cyo guhura nawe. Moridekayi aramubwira ati rero nibibwire yuko Abayuda bakira kubera wowe, nutagira icyo ukora mu gihe nk'iki, ntibikuraho ko Abayuda batabarwa. Ariko Esiteri nawe zari impungenge afite, urumva yari umugeni mushya, kandi yari yabonye ko Imana yimuye Vashiti ikamwimika, ntabwo rero yashakaga ko nawe umwami ahita agira umugayo ku mwami. Impungenge yari afite zarumvikanaga, ariko Esiteri arababwira ati noneho genda utange itangazo ku Bayuda bose, bafata iminsi 3 basenga Imana biyiriza ubusa, nzabone kujya imbere y'umwami, nishaka nzahagwe, ariko Imana yo ubugingo bwanjye Imana izabwakire. Ari intwari mu gihe gisa nk'iki, na Moridekayi rero yabaye intwari. Natwe rero dufite umwuka wera, dufite ijambo ry'Imana, dufite abayobozi batuyobora mu matorero aho dusengera. Ni ukuri Imana nidusenga Imana, umwuka wera azatunihira iminiho, adutabarize, Imana idutabare. Uyu munsi rero wabaye umunsi w'ibyishimo, bawusangiraho, bawuganiriraho, barongera bisubiramo, barongera barihana, barongera barakizwa, barongera baranezerwa, ngo wari umunsi uje gusimbura umunsi w'ikiriyo, umunsi w'ivu, umunsi wo kwirabura, ibyo bisimburwa n'umunsi w'ibyishimo. Imana rero izagira ibyo yimura kugira ngo wowe ikwicaze ku munara wawe mwiza. Imana izagutera imbaraga, wishime hejuru y'ibyakwishimaga hejuru, unezerwe hejuru y'ibyashaka kukubabaza. Imana yacu ishima. Uwo munsi rero wabaye umunsi rwose ntakuka, ngo bituma Abayuda bategeka ko iyo minsi uko ari 2 bazajya bayigiriramo iminsi mikuru uko umwaka utashye, mu gihe cyacyo gitegetswe nk'uko byari byanditswe. Barabisezerana ubwabo n'urubyaro rwabo, n'abajyaga bifatanya nabo bose, ngo n'abajyaga bifatanya nabo bose ngo bye kuzakuka. Imana yacu ishima. Reka mbabwire, umunsi wagize ububasha ku banzi bawe, uwo munsi hari n'abazaza kwifatanya nawe.
umunsi Imana izakuzanira abantu baza kwifatanya nawe mu mashimwe, bavuga bati burya twaragusengeraga cyane, ariko mu by'ukuri aba bayuda nta muntu n'umwe iryo tegeko rijya gushyirwaho ry'uko bari bwicwe, nta muntu n'umwe wari wagize ute wari wigeze asanga Moridekayi ngo amubwire, ahubwo Moridekayi kubera ko aho yari yicaranye Imana, yari yicaranye ubusabane n'Imana, Imana yagiye imuhishurira imigambi y'ababisha be. Tugomba kugira gusenga guhishura imigambi y'ababisha bacu. Niyo mpamvu burya imitego ni myinshi, Satani agutega ikindi gihe, ariko Imana nayo ihagarara muri kirya gihe. Kirya gihe Satani aguteze n'iki Imana nayo igenda igahagararamo, igakoreramo imirimo yayo bikagaragara. Imana ishimwe. Nawe rero nshatse kukubwira ngo hari umunsi uzagira ububasha ku banzi bawe, hari umunsi w'ibyishimo uzasimbura amarira, hari umunsi w'amahoro uzasimbura ibyago n'amakuba. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana ibambera umugisha kubwo gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Icyo gihe umunsi Imana yimuye Hamani, yimika Moridekayi, ariko mbere yaho Imana yari yimuye Vashiti, yimika Esiteri. Imana hari ibyo izasimburanya, kugira ngo igukirishe imbaraga zayo n'ubwenge bwayo n'ubuhanga bwayo. Imana yacu ishimwe. Senga aho uri, ubane n'Imana, ikibaye urimo cyose kibanemo n'Imana, ubutayu urimo bwose bubanemo n'Imana, witakaza imbaraga zawe zo gusenga no kugira ubusabane n'Imana. Aho ngaho bizagutera guhishurirwa imigambi y'ababi, imigambi ya Satani ifite ku buzima bwawe, hanyuma usaba imbaraga Imana izikurwanirire, bitume wishima hejuru y'ibyashakaga kukumira bunguri. Imana yacu ishimwe. Ndabashimiye. Mujye mudukurikirana ku ijambo kuri channel Imbaraga z'Ubugingo, mwumva video irangire, mwumve ijambo ry'Imana, mwumve icyo Umwami Imana avugana namwe, hanyuma mudufashe ivugabutumwa, mukore share ku nshuti zanyu, ku bavandimwe banyu, hanyuma mwandike comment hasi, ubundi mukore subscribe. Murakoze cyane. Uwiteka ababera umugisha aho muri hose. Turabakunda. Amen. Turagushimiye Mwami Yesu, ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ryumvikaniye mu matwi yacu. Reka urikoreshe icyo uritumye mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe Mwami zururuke zibane n'abari ku marembo, zururuke zibane n'abaciye bugufi, zururuke zibane n'abababaye, zururuke zibane n'abarwayi, zururuke zibane n'abari mu gikombe cyitwa Baka, zururuke zibane n'abera, zururuke zibane natwe. Mu izina rya Yesu Kristo, utwohereze gutabarwa guturutse ahera ho mu ijuru, twohereze imbaraga zirwanya ababisha bacu mu izina rya Yesu Kristo. Ugira ibyo wubika, ugira ibyo usimbuza mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ahari umubabaro hasimbuza ibyishimo, ahari amarira hasimbuza ibitwenge, ahari inzuzi z'abadayimoni hasimbuzwe ibyishimo n'umunezero n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Urinde ubwoko bwawe Mwami bwumvise iri jambo mu izina rya Yesu, bagira ububasha ku banzi babo. Kristo Yesu himbazwe, uzamura ibendera ryo kunesha ku buzima bwacu no ku bugingo bwacu. Icyubahiro no gukomera bikomeze kuba ibyawe, uhereye none ukageza iteka ryose. Uri Imana ikomeye muri byose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha.